Mwiriweho neza bakunze ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru mama witwa Aziz wakorewe itotezwa arikorerwa na se umubyara imyaka 17. Muri iyi nkuru turumvamo uburyo yabashije kubaho muri iyo myaka 17 nubwo bitari byoroshye habe namba, kuko ibyo se yamukoreye birenze iby'ikiremwamuntu bishobora kwiyumvisha. Aziz yakomokaga mu muryango w'abana benshi yari afite abavukana nabo benshi. Gusa ngo wari umuryango wishimye urimo papa na mama bishimye, ndetse na nyogokuru wabo ubyara mama wabo yari yaraje kubana nabo muri iyo nzu bari batuyemo. Gusa umunsi umwe ibintu byaje guhinduka. Wa muryango wari umuryango mwiza wishimye utangira kugira intonganya, utangira kubura amahoro. Papa we yakomokaga muri Amerika, naho mama we akomoka mu majyaruguru y'Ubuhindi. Akomeza avuga inkuru y'uko byageze igihe papa wabo akajya ataha yanyweye inzoga nyinshi yasinze, atangira kujya kubita mama wabo, ngo bigeraho naho bimurakaza kuko nyogokuru wabo nyina ubyara mama wabo babanagaho muri urwo rugo. Aziz yaje gukurira muri ubwo buzima, agera aho arabyakira bifata nk'ubuzima busanzwe, gutyo papa wataha yasinze agakubita mama we, agera aho yumva ni ibintu bisanzwe, cyane ko atigeze ajya ku ishuri nk'abandi bana, ngo ahubwo bamwigishirizaga aho mu rugo, nta nshuti yagiraga. Rero yabaga ari kumwe aho mu rugo na mama we, bakakira papa we gutyo atashye yasinze, atashye yarakaye arwana. Papa we yatangiye kujya ajya mu bandi bagore, ngo hagire ubyara umwe muri abo bagore be akazana umwana mu rugo agakorana hamwe n'abandi. N'ubundi kimwe n'abandi yavukanaga nabo, nta n'umwe wigeze ujya ku ishuri, bose papa wabo niwe wabigishirizaga aho ngaho mu rugo. Aziz avuga ko ari hafi kugira imyaka 9, abura nk'igihe gito ngo yuzuze imyaka 9, mama we yamubwiye ko papa we yamubwiye ko ashaka ko baganira. Amubwira ko yavuze ko bari buganire bonyine, ashaka kumuganiriza. Akibyumva ngo yumvishe ubwoba mu mutima, aribaza ati ese hari ikintu nakosheje, hari ikintu papa agiye kumanira, nirihe kosa nakoze. Nibwo yagendaga arazamuka ajya mu cyumba hejuru, ajya guhura na papa we, ajya kuganira na papa we. Yatangiye amushimira, amubwira ukuntu ari umukobwa mwiza amaze gukura, ukuntu yita kuri barumuna be. Aramubwira ati rwose ndagushimiye, uri umwana mwiza, umaze gukura, umaze kugira ubwenge. Amubwira ibintu nk'ibyo. Aziz ngo agakomeza yibaza ngo none se niba ari papa yashaka kumbwira, kuki yavuze ko ngomba kuza akabimbwira njyenyine njye nawe. Noneho papa we arangije aramubwira ati rero ubu none ngiye kukwigisha ukuntu baba umugore. Ati ubu umaze gukura, ariko ibyo byose ndabikwigisha, ngo kandi ibi ni ibintu abapapa bose bigisha abana babo b'abakobwa. Aziz nta kindi kintu yari azi, ibyo yari azi byose yari yarabyigishijwe na papa we, ibyo yari azi yabimenyeye muri urwo rugo, kuko ntiyajyaga ku ishuri, ntiyaganiraga n'abandi. Yumviye ibyo papa wamubwiye, kuko yaramubwiye gukuramo imyenda, yakoze byose yari amusabye. Ataruzuza imyaka 9, papa we yamufashe ku ngufu, maze ngo amaze kumufata ku ngufu aramubwira ati ntubibwire mama, ngo ntabwo ibi ngibi yabasha kubyumva, ntuzagire n'undi ubibwira, kuko ibi nkukoreye abandi babyeyi babikorera abana babo. Aziz aravuga ngo nari mbizi ko ibyo papa akoze bitari bikwiriye, bitari byiza, kuko yarambabazaga, kuko narababaraga. Gusa ntacyo nari gukora, yari papa, sinari kumurwanya, sinari kwanga, cyane ko nanamutinyaga. Papa we niyagarukiyeho, ngo ahubwo papa we yakomeje ajya aza buri joro, akamufata ku ngufu, akamusambanya, akamukorera ibyo ashaka byose, ibibi byose umuntu atabasha gusobanura. Aziz akomeza avuga ko ibyo yakomeje kubibamo kugeza igihe ngo yaje kugira indwara y'uruhu. Uruhu rwe rwaje guhinduka, atangira kugira ibiheri byinshi, atangira kugira ibisebe ku ruhu, agira allergie, abitewe n'uko papa we yamufataga ku ngufu, bitewe n'ibyo byose yamukoreraga. Maze papa we arareba ngo abona nta bundi buryo, arangije abibwira mama we. Amubwira yuko ajya amufata ku ngufu, amubwira yuko nyine bajya baryamana, arabimusobanurira byose. Gusa ngo mama we yaraje abwira Aziz yuko papa we yabimusobanuriye byose.
ngo Aziza aranamubwira ati ese yakubwiye ko agezana n'umukobwa we w'inshuti ye iyo udahari? Nabwo bakankorera, amusobanura n'ibyo bamukorera. Mama we akibyumva yaratunguwe, ngo ubona abaye nk'umuntu ubonye umuzimu, ubona arikanze cyane. Ngo igihe yagendaga agiye kubibaza papa we, ngo papa we yararakaye yagira uburakari bwinshi, ngo akuramo umukandara aramukubita, ngo yaramukubise bimwe bibi. Kuva ubwo ngo mama we ahita abyihorera, ntiyagira ikindi kintu yongera kumwubaza, babana batyo. Papa we yaje kugurisha ya nzu babagamo, ngo igihe bari bakiri kubaka indi yari afite imyaka 14, ngo nibwo yaje kumutera inda atwita umwana we wa mbere. Papa we yaje gutera umwana w'inda ku myaka 14. Noneho ngo arabimubwira, bimaze kumenyekana n'abo mu rugo bose babimenye, ngo papa we ntiyarakaye, gusa ngo yabaye nk'umuntu ugize ibibazo byinshi, yatangira gutekereza. Noneho ngo wa mukobwa w'inshuti ye umwe bakundanaga yajyaga aza naho mu rugo, mama we yari yarabyakiriye, ngo nibwo yavugaga, ngo aramubaza ati rero ubwo se uwo mwana azavuka atuzuye? Papa we ararakara aramutombokera, aramubwira ati ibyo uvuze ni ibiki? Aramubwira ati se ntabwo ubizi ko abantu bafitanye isano iyo babyaranye umwana aza atuzuye, umwana aza afite ibibazo? Aziza akomeza avuga ko kuri iyo nshuro aribwo papa we yari abonye agize uburakari, aribwo papa we yari abonye agize amarangamutima amukozeho, abona abaye nk'umuntu ugize ubwoba. Yagize ubwoba bitewe n'uko yatekereje ati buse uyu mwana azavuka ameze nk'uko uyu mukobwa bivuze koko? Ngo icyo gihe yaranarakaye n'uwo mu girlfriend we, umukobwa bakundanaga, barashwana aranamwirukana, gusa ngo ntiyibuka neza uko byarangiye, ariko byaramurakaje cyane papa we. Reka ngo igihe cyo kubyara kizagere, ngo yari yicaye yumva atangiye kubabara, ngo yumva nyine yari yaherekare yumva ababara, gusa ngo agatekereza ko ngo ari bimeze nka kwa kundi abakobwa iyo bagiye mu mihango, ku bakobwa bo babyumva babisobanukirwa, hari ukuntu umuntu bihinduka uko yari asanzwe ari zikakomeza kumera. Rero nawe ngo yumvishe ari nk'uko abaye, yumva mubiri harahindutse, yumva ariko buriya biri buze kugenda nk'ibisanzwe. Noneho ngo igihe cyarageze, yumva ashatse kumera nk'umuntu ushaka kunyara, nk'umuntu ushaka kujya kuri wese. Ngo arangije arasohoka ajya hanze, kuko ngo ntibari bafite wese zo mu nzu, bari bafite wese yo hanze imwe y'umwobo. Noneho ngo igihe yajyaga hanze, ngo agiye kwicara kuri wese, ngo agiye kubonabona amazi aramenetse yose, amuturutsemo arameneka. Ngo akibibona yavugije induru, mama wasohoka yirukanka aje kureba icyo abaye, ngo yitegereje aramubwira ngo umwana yasohotse, umutwe w'umwana uri hanze. Ngo nibwo yahitaga ahamagara papa we aza yirukanka, baramuterura bamujyana mu cyumba baramubyaza. Cyane ko papa we yari asanzwe azi kubyaza, kuko yajyaga afasha mama we igihe mama we yari atwite. Papa we yafashaga mama we kubyara amubyaza barumuna be yari afite. Avuga ko papa yari afite experience muri ibyo bintu, bitagoranye rwose, ntiyababaye igihe yabyaraga uwo mwana we. Urumva mama we yari asobanukiwe icyo gukora, yahise yiyaranja nk'umubyeyi, aramutunganya, ibindi byose arabirangiza, kuko urumva yari asanzwe abizi, yari asanzwe azi uko babyaza. Papa we ntiyagarukiyeho, ahubwo ngo yakomeje kumutera izindi nda kugeza ku myaka ye 21. Muribuka ko yamuteye inda ya mbere afite imyaka 14. Rero ngo umwana we wa nyuma yagarukiyeho, papa w'igihe yarekeragaho, igihe yahagarikiraga kubyara, yari mu kigero cy'imyaka hagati y'imyaka 20 na 21. Papa we se ngo muzi uko yabigenje, ngo amaze kubona ko abana abyarana n'abana be nta kibazo baza bafite, yahise ajya no kuri barumuna ba Aziza. Ngo ku buryo Aziza igihe umwana we w'umuhungu yamubyaraga, igihe umwana we w'umuhungu wa nyuma yari amutwise, yari atwitiye rimwe na murumuna we inda. Nawe murumuna we papa we yari yaramuteye inda, bose mu mwaka umwe bari batwite inda za papa wabo. Byaje kugenda gute rero? Nyuma y'imyaka 17 Aziza na barumuna be bari babayeho mu buzima bumeze butyo bwo gusambanywa na papa wabo babyara, akabatera inda, ariko bakomeza kubyara abana nabo bafite icyo bapfana, abana bavukana kuri papa wabo. Ngo igihe umwana wa Aziza w'umuhungu yari aherutse kubyara, yari afite amezi 5,
yaje kugira umuriro mwinshi, ngo umuriro mwinshi ukabije ku buryo yabaye nk'ufashwe n'igicuri, bibatera ubwoba. Noneho ngo icyo gihe papa wabo nta wari uhari, yari yaragiye ku kazi kandi amazeyo igihe. Nibwo musaza wabo ngo wari umaze gukura yabwiraga mama we ati reka tumufate uyu mwana tumujyane kwa muganga, nitutamujyana kwa muganga arapfira hano mu rugo. Ngo nibwo bingingaga mama wabo bamushyira kuri puresha nyinshi, baremera bajya kwa muganga. Rero ngo igihe bageraga kwa muganga, Aziz bamusabye kwandika imyirondoro y'umwana. Aziz nibwo yatekerezaga ati ibi bintu bigiye kurangirira aha. Ngo yandika imyirondoro y'umwana, barangije baramubwira ngo niyandike n'imyirondoro ya se. Yanditse imyirondoro yabikoreye ku bushake, ngo yanditse imyirondoro yuzuzaho iya papa we, kandi nawe yari yanditsemo ko papa we, kuko urumva yari umwana udafite umugabo, yari yanditse imyirondoro y'ababyeyi be, bamusabye n'imyirondoro y'umwana yuzuzaho iya papa we nanone umubyara. Igihe rero abantu bo kwa muganga babibonaga ngo bose byabateye ikibazo, barabibazanya bigera ubwo baza kubimubaza. Baje kubimubaza arabibasobanurira, nibwo bajyaga mu rugo. Bamaze kujya mu rugo bose bakubiswe n'inkuba. Basanze atari uwo mwana gusa, afite n'abandi bavukana, hari n'abamurumuna we, bose ko bagwa mu kantu. Nibwo bafataga b'abana barabajyana babakura muri urwo rugo. Aziz avuga ko kuri we byamubereye nk'umugisha, yaba we n'abana be, kuko bari babonye uburyo bwo gusohoka. Aziz avuga ko mbere gato yo kugira ngo papa we agende, ngo papa we yagiye kubonabona, ahamagaye murumuna we, ngo nawe aramubwira ngo ntaze mu cyumba. Yamuhamagaye agira ngo nawe aryamane nawe, agira ngo nawe amufate ku ngufu. Murumva Aziz yari amaze kuba umukobwa wo mu myaka 21. Ngo nibwo yahagurukaga aramubwira ati papa, ibi nturi bubikore, ibyo wankoreye birahagije. Ngo aramutonganya cyane hamwe na mama we. Papa w'icyo gihe ngo muzi uko byagenze, ntiyigeze avuga, ntiyasubije, ngo ahubwo yabaye nk'umuntu ukozwe n'isoni kubona umwana yibyariye ari kumutonganya ibintu nk'ibyo. Ngo bwarakeye, bumaze gucya, babyutse basanga papa wabo yagiye. Mama we Aziz avuga ko ngo iyo aza kugira mama we byibura ushoboye, iyo aza kugira mama we utaratewe ubwoba na papa we, ibyo byose bitari kubabaho. Ngo nibwo urumva abandi bose inshuti za mama we bamenyaga ko umugabo we yagiye, bamutera kuraje yo kujya kubivuga kuri polisi. Nibwo yasobanuraga avuga ukuntu ibintu byose byagenze, maze polisi, kuko papa wabo yari yaragiye, ahari amenya amakuru y'uko byasohotse b'abana bagiye hanze, ibintu byamenyekanye. Ngo polisi byayitwaye umwaka kugira ngo ibashe kubona papa wabo, kugira ngo papa wabo ibashe kumujyana mu rukiko, kugira ngo abana nabo babashe kubona ubutabera. Nibwo Aziz yafataga murumuna we bajya mu rukiko. Byibaze nawe kujya kurega, gushinja papa wabo ibintu yabakoreye imyaka 17 yose. Muri 2010 yaje gufatwa arafungwa. Habanje gutanga ubuhamya bwa murumuna we, aregwa ibyaha yabakoreye bigera ku byaha ngo birenga 75. ubwo ni ibikomeye. Noneho muri 2013 Aziz nawe yatangiye urubanza na papa we, amushinja ibyo byose yamukoreye, maze papa we akatirwa imyaka 90 muri gereza by'ibyaha byose yagiye akorera abana be, yagiye akorera abana muri rusange. Gusa nubwo ibyo byose byamubayeho, ntabwo byamuheranye. Aziz yaje kwisubiza ku murongo, aza gusubira mu ishuri nyuma y'ibyo byose. Ibyo byose se yamukoreye, yaje gusubira mu ishuri, ariga segonderi arayirangiza, aza no kwiga kaminuza nayo arayirangiza. Ubu Aziz ni umuntu ukomeye bitewe n'ibyamubayeho. Yaje gusangiza inkuru y'abandi, bituma n'abameze nkawe n'ababaye mu buzima nk'ubwe bibatera kuraje. Babandi batashoboye kwivugira, babandi badafite uburyo bwo kwivugira, nabo babohoka. Yaje kwandika igitabo, aza kuvamo umuntu utera abandi kuraje banyuze mu buzima nk'ubwo yanyuzemo nawe.